Nyabo. Karame. Ubu ngubu urabona utari bupfe. Oya. Zamukira mu mugongo. Azamukira mu mugongo? Iyo ndiraturika Nyabo. Iyo ndiraturika. Uriyumva gute Nyabo? Urumva ndi fit. Reka. Kamara ukarije no ku matako. Uba abantu bazi yuko uri umuntu uri igifenefene utajya ukora siporo. Mpamvu se zamukira none hejuru. Nyabo iyo ndiraturika. Ntukaragira kuri ntuza kuri budara. Kuri bwonko. Ni bwonko. Bwonko bari Après. Wasinze man. Nese waraye he? Waraye. None se pre. Umva nkubaza. Ubona kunywa inzoga ari byiza ku myaka yawe? Wadajya ndikukubwira ndi sinukubwira abantu twajoheze mwa. Ubu ngubu uri live mu kiganiro. Nacage wazijyanye man. Iki? Nacage wazijyanye n'inyamabondo. Shano nawe wanyemeje umeze utese. None se ubu kuri live mu kiganiro mvuge kunywa. Bane uzibaze ko bane nije ujene wande bitaje inzoga. Niwe mujene wa mbere uri bwumvikane mu kiganiro cya Nyamabondo kunywa. Uvuga ngo waraye kundangamirwa waraye ufata n'akantu uyu munsi n'uvuga ngo watangiye umwaka Ndabikanye mwabagabo nawe turekeye mu cyaba ya Kananzovu. Ndi pasiteri baranzi urumva. Nta pasiteri ugira uwo musatsi. Seze ntugikuraho. Sinawukuyeho. Yariyogoshesheje. Nijoro ariko. Ndawukuyeho Nyamabondo, ndawukuyeho meze neza ubu ngubu ndakara ko mu rugo kandi wakwimitse sinandi mudakora agasiporo. Reka. Ubundi mu kajojingi. Umva fe. Ndaje mani ngiye kuza to ariko uramba kamera nyine. Kamera y'iki se y'amafoto? Y'amafoto. Urenda kujyayo? Aramutse. Ngiye kujya kubafotora Musanze ariko ndarangarutse. Izugo kamera nayo irarindira kuyinsaba man. Umenye ko Fred ari umuvandimwe. Ariko icyaho cya kigore ahubwo ni nuko kitarananyishyura ndakijya sene nyihorera. Cya kigore cya kindi cyanya. Ni wa mugore rataye mu bugira ni wa mugore. Cyanyambuye 40 yanjye sha. Reka. Umva se vayo man ndi mu kiganiro uretse ubwo vayo ntarebe kamera irahari. Ura namamagara ndamubwira ko ntahari. Yabanze yishyura. Wewe niko wakoze shaka kurara mu ndangamirwa. Mufate ako kandi. Yes, tugaye kaze kandi turagusohoje wowe ukurikira ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda. Uyu munsi turi ku munsi wa 4 w'icyumweru itariki ya 2 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Tubonereho kandi kubifuriza umwaka mushya w'ibihumbi 2025 zababere umwaka mwiza, umwaka w'umugisha, umwaka wo kwaguka mu buryo bwose bumwe cyangwa ubundi. Ni Fred kuri mikoro. Uyu munsi tugiye kubana mu biganiro bya Wisdom TV Rwanda nkuko bisanzwe, abari hanze y'u Rwanda cyangwa bari mu Rwanda aho wabuherereye hariho hose ariko ukabasha gukurikirana ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda. Turagushimiye, ni umusanzu ukomeye kugira ngo kuba warakoze subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, kudushyigikira ibitekerezo byanyu umunsi ku munsi biratwubaka kandi bikadufasha. Turi kumwe na Nyamabondo aka Bondiste. Uyu munsi rero Nyamabondo turabona ibintu byahinduye sura, ari muri sport. Tugiye kubara zino cross agiye gukora hano uyu munsi. Zimaje kuba turubaza. Nyamabondo ibondo ntago gihigika reka da nukwiruka gusa. Nyamabondo ubwiza sport urazivamo? Ukureba uriruka nk'inshuro zingahe? Maze kwiruka turubaza. Ewana. Nikigaragara ko umuntu wose umuntu yabatu. Yakura siporo. Yaba ari bato cyangwa ari hanini. Ufata kano kamikoro gumukirukankane ntaribi. Aho uri hose karagufata ntaribi. Bayibonye wowe? Ubwo si iyo nda itazamuka kagira Imana we. Niko. Ubu ntabwo umuntu akora siporo kugira ngo ananuke. Iyo nda biravamo. Ntabwo umuntu akora siporo kugira ngo ananuke.
akora siporo kugira ngo umuntu ahumeke neza kandi numva uhumeka insigane oya nyine no kuvuga ngo nuko nashyushye ibondo ryaremereye bararemera rye nta kintu kirajyamo se uyu mwaka utangiranye ingamba za siporo kugira ngo ngire ubuzima bwiza none se ku kibuno ko ndeba hagiye hakaza imbere hose ikibuno cyaragiye hiyizira imbere hose iyo uba kuracyo mfite se uzi ko urimo neza ariko dukundira ukureho ako gapira nta muntu ukora siporo yambaye umupira kuramo ako gapira ukore oya nayo nushaka kuyikuremo nayo nushaka kuyikuremo yikuremo kabisa ewan gira imbere siporo ni nziza siporo ni ubuzima ni ubuzima kabisa aha aga siporo se urumva ibintu bimeze neza cyane uraza kudukorera na abdomino turebe kabisa uyu mwaka utangiranye ingamba nziza kabisa n'abandi bose badukurikiye babashe kujya bagana siporo n'amagym kugira ngo babashe kumera neza Nyamabondo arimo gukora gasiporo ariko tubibutse yuko Fred Images ni abantu badukorera amafoto meza waba ukeneye amafoto meza uyu mwaka wa 2025 tubibutse yuko tuzabana neza mu bikorwa byinshi bitandukanye eka ntabyo narinzi Nyamabo ndakurahiye uraza no gukubita muri kamera pe twari turimo kuvuga ngo Fred Images tubafite amafoto meza uyu mwaka wa 2025 tugiye kubahereza ibintu byiza birushijeho ubonye n'ibigeri uwo mugeri wawe uzamure neza re guhagaza ahantu hamwe Nyamabo winyiba hagarara ahantu hamwe uzamura umugeri neza gutya se zamura neza kabisa n'ingoma bigenda n'icyari Nyamabo uzikurimo gendimo bapfunzemo iyo nda urabona izagabanya bara ushaka igabanyuka kuba buriya siporo rimwe na rimwe ntago zinanura ariko siporo zituma umuntu agira gute ahumeka neza aba fit umubiri wose waravuze ngo iyo ndira mutivuyeho ngo ntawo wabakikutumira na oye mano kugere hasi winyiba wayibonye wowe no nshaka kujya harasa ukadukorera abdomino ramburaho ako kantu itapi ya kijyambere ni gatoya we ntacyo niko twagusanganye niko Nyamabo ashaka abdomino mpuzamahanga igezaho inyuma gatoya kazamure ruguru ho gatoya hano aho ngaho none hiyo mikoro okay no kwicara birimo biranga oya ewa ibi bintu ndabona ari hatari kwe ari uturugiye kumfasha n'ubundi siwo kwicara hagarara hari inyuma kure gutora umfasha bayo nkwereke ngwe n'umumfashiriza dashige n'umufashe nari ntare biri buri nta kintu byigize ukora nta kintu bitwaye mufashe hagarara inyuma kugira inyuma gatoya undi ajya ajugunya amaguru uyasubizeyo Nyamabo ibi bintu ndabona kabisa bizavamo neza noneho hagarara imbere yawe kandagira hano ku maguru fataho ku mavi fataho ntacyo najye ku ruhande kugira ngo tubashe kureba neza uko wayibonye noneho noneho uvuga ngo ngiye kujya hepfo gato nkwereka ukuntu tubigenza noneho ugiye gukora iki kandagira ku mugongo ku mukono ufate hakurya Nyamabo nturi bupfe oya fata kujya kutahakurya kugerayo fatabona hano urugero ukandagira neza Nyamabo karame ubu ngubu urabona utari bupfe oya zamukora mu mugongo azamukira mu mugongo iyo ndira turika Nyamabo iyo ndira turika uriyumva gute Nyamabo urumva ndi fit reka kamara ukarije no ku matako uba abantu bazi yuko uri umuntu uri uri igifenefene utajya ukora siporo mpamvu se zamukira none hejuru
iyo nda we njye mfite impuhwe z'iyo nda kandagira ku bitugu haravamo babiri nyamo karagira no ku mutwe oya karagira umutwe yego nyamo ntushaka gupfa kwe nasubira hepfo ntushaka gupfa uyu mwaka wa 2025 utawuranye sa nk'ubyinaho abyine byina nyoko kuri agiye kubyina kamucerenge noneho yego urabona Nyamabondo noneho ibintu harimo kudukorera uyu munsi agashya mu kandi Nyamabo kano no ngarame agaramu akanagire ku ndaze reka mfatire ya mikrofone iyo mikrofone kwiza mikrofone okay sawa kwagira naho kandagira hose Nyamabo iyo ndira turi ntukaragira kuri bwonko kuri ntuza kuri budara kuri bwonko ni bwonko bari abakobwa zamuka ruguru azikanagire ku hose aragira kunda icyo gifu gira mu gatuza ruguru icyo gifu kiraturika Nyamabo kanagira rwose ntacyo gusubirayo subira hepfo kandi ubu nturarya ubaye wariye nahita nduka karekeraho none rekeraho ibi ntabwo wabasha kubikora wariye Nyamabo iyi ndi zaturika oya no banga amanyambereka yuko ndi na supre uri na soup no kumenya mayo rero sasa ugiye kuduterera pompage ugiye kudutera pompage tungahe kora 10 turabaye ndazikura reba hepfo nta kibazo reba hepfo rwose aho ngaho banza wigorore rwose umutwe dore nda ni igikeri cya Nyamabondo agiye kudukorera pompage 10 aho ngaho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wabonye wajyame ko n'umuntu yanagira nyine abari turi runaka yes Nyamabo warupfuye urabona utarupfuye nabagize imana igifu dukunda Wisdom TV kabisa mugumye mudukandire abantu batangirira umwaka babwira ngo wabugize imana upfuye koko oya kuvuga ngo nibyo biri mu bintu bigize umuntu nese Nyamabo uyu mwaka tuwutangiranye ukora izi siporo zizagumaho cyangwa zizagumaho ibaze noneho niba iyo ndimeze gutyo utari ubaye wariye byamera bite kizamo akantu nyine byaba ari danje uyu munsi wa none nizihe ngamba ufitiye uyu mubiri wawe uzaguma umeze gutyo utumbye nk'ikidomora umeze gutyo ukagumya ukomeye ugomba kubwora umeze gutyo ugakomera cyane ewana noneho hari abantu bajya bibaza yuko utari fit uruntu ruri aho ngaho ubu ngubu ndashaka ngo bahamirize ukuri uyu munsi wa none we ukuri se ntibakubonye ibindi bazabagenda babibona buhoro buhoro njye nawe ndashaka ko tuzasiganwa twirukanka njye wansiga kandi uri supre wabonye uriya mukobwa uriya mukobwa uri hariya sister peace and love uriya mukobwa agira timu ya protocole ujya uko uzakora ubukwe rya se bundi wowe uzakora ubukwe ariko abantu bose babona bafite gahunda wowe nta bukwe uzakora wowe uri hano uri cameraman wakamejeje uriya ni protocole wakamejeje hano hirya mu bacuruza amapine barakamejeje hari ufite boutique wakamejeje nubwo numvishe avuga nabi rero se yakubwiye nabi ntagasanzwe ngiye kumutira cajya iPhone ngo mvimbere ntabwo ndayibona yes ngo mvimbere nta nugaraye ariko wenda yaganiraga we ntabwo yaganiraga ese yaganiraga kandi atanze kigaragara ni kasanzwe rero se kumuteje abantu mu kiganiro ahubwo Imana imufashe ahubwo cyangwa nawe azisengere kabisa kugira ngo bure nta muntu usengera undi ibyo sinyambyemera ngo ngiye mu rusengero ugiye kunsengera se ntabwo wamusengera agahinduka nta muntu usengera umuntu muzima kobe bone basengera umupfu uko umupfu nta bakivuga akonze baherutse kumvikana avuga yuko aheruka mu rusengero bagiye gusezera umuntu wapfuye wowe uheruka hirya urusengero cyewe tsetse ujya usenga nyuma y'amezi 3 ngo ubibone narabatijwe amazi menshi wewe warabatijwe amazi menshi umupasiteri afite imbaraga wagukuye muri ayo mazi bana kabisa
yanzamuye ubwo yagushyize mu mazi menshi n'iryo bondo abasha kuguteruramo. nabatijwe mu rusengero mu itorero bita Seyira. Seyira riherereye risengera kuri Mezo. Ko no kuvuga ngo mbangubwire cyaragira abakristo beza nuko naguye. No kwa ngo umaze amezi 3 udaherukayo. 3 busa ntare 3 ararenga. Nawe se umwaka wawe urangirije umwaka wawe usoreje umwaka twawusoje jose nyine ninjoro ijoro rya nyuma ryo gusoza umwaka wari uryamye cyangwa wari wagiye mu ndangamiro. Oya je nako njya ngo njya mu ndangamiro nizayaka mwana na Kanyombye cyane. We ntago ujya mu ndangamiro ariko uyu mwaka ufite gahunda yo kugira ukundi kono wigenza we nzashaka urabyibushye neza iyo urebye ko usanga ibyo bavuga ari byo. Oya no kuvuga ngo burarega nazajya mu kubeshya buriya nta uyu muntu dukaza dufite ibitekerezo bimwe nago icyo cyaba ari igihugu twese tugendera ku myumvire imwe ntago twaba turi abantu. Buriya niyo mpamvu ubona mu Rwanda cyangwa ku isi hose buri gihugu kigira amadini menshi by'amadini amatorero kuko ntago buriya kwijamba Imana hari ibyo batahuriza buri muntu agashingira iki. No vuga ngo rero buriya iyo burashize itorero rye n'undi rye biba bigaragaza ko ibitekerezo twese tutabihuriye. Ni ikihe kintu ujya wumva wishimira kuba wajya mu rusengero? Kujya mu rusengero yego kwera barakuvuga ngo kujya mu rusengero biri ukwinshi. Urabona mpamvu yemva ko gusenga bitabaho. Ujya uvuga ko gusenga bitabaho? Biriya bari uguterana kubera hari ugiye kwerekana ko ishati yamubera hari ugiye kwerekana ko yaguze imodoka nziza hari mbene habaremo n'ubwibone. Bone bavuze ngo no kujya gusenga bisaba kuba umuntu muturanye wese cyangwa umuntu mwegeranye nta kibazo mufitanye. Erega bavuga yuko urusengero ari ahantu hakoraniriza iteraniro ry'abantu ariko urusengero rukomeye ni umutima w'umuntu. Sibyo? Ariko noneho tujya hariya kugira ngo twese duhuze umutima nk'abantu nyine bakunda ijambo ry'Imana bagiye kuramya no guhimbaza Imana kubw'imirimo yakoze. Ese wowe kuki utemeranya nabyo? Aho nagiye muri Seyira nabonye bafite umutima wa kimuntu nk'umukristo wa rwose none se ko yaragufashije nibyo bituma wumva yuko afite umutima wa kimuntu. No kuvuga ngo hari n'abatajya mu gutera cyangwa mu gusenga bafasha. Bura ntazaje umuntu kubeshya niba bavuga ngo ninjije zirakura. Zamura kuri iyo mikoro. Nema none se Nyamabo Karame uyu munsi wa none uyu mwaka uzarangira usubiye mu rusengero cyangwa warabiretse burundu? Oya no kuvuga ngo ahubwo ndumva ku cyumweru ko ntago nzajyayo. Uzabageze ku cyumweru mfite ikipe nari nsanzwe nyine namo umupira maze igihe ntajyayo nayo. Umupira ukina kangahe zo? Ataka de point ndumwata kuteye ubwoba mba nambaye nimero 9. Nyabo ubasha kwataka ubu umupira uzukuntu hiringa nzakujyana mu kibuga Nyamabo cyane rwose. Nyamo ubu ngubu umupira uraza ukabasha gushyira ku mutwe cyangwa ukafunga n'ikirere cyane rwose nkagira gutya pa ku mutwe. Yabonye wowe no za Rayon Sport zabuze abakinnyi ubu sasa zishatse za krokiri. Narengeje imyaka. Warengeje imyaka? Ndi mu ikipe y'abasaza. Ndi mu ikipe y'umusaza bita Desayi. Ahubwo Imana ijye muha umugisha no umuntu wanjye nawe yarandemeye Desayi. No uhe mukinnyi wakuze ukunda? No uhe mukinnyi wakuze ukunda? Ba mu Rwanda? Yaba ahariho hose. Ya ahariho hose. Ahariho hose? Na n'uyu munsi ugikunda uvuga utuye umukinnyi yaba akiriho yaba atakiri. Oya budara gukunda. Urumva ngo ukunda umuntu ariko nta kintu atarufite undarusha. Yego. Urabona ku isi muri kino kinyejana gishize no kiturimo abakinnyi babayeho ni babiri. Ni Cristiano na Messi. Ngiye nakundaga Cristiano kubera igihagararo cye. Ariko nkakundira Messi yuko amurusha umupira. Aho murusha gutese. No kuvuga ngo buriya Messi no umuntu wiyangaje akaba yacenga ikipe yose. Ariko no kuvuga ngo Cristiano ntago yacenga ikipe yose. Ariko Cristiano nawe ni wa muntu wagomboraga ikipe ku munota wa nyuma we mu gihe ibisubizo byabuze wakabyishakira. We no kuvuga ngo mva ngusobanurire yari umukinnyi ukura defera bite n'ikipe arimo. Wabyumvishe? Ni nkaye niyo mpamvu nyine yavuye muri ayo makipe yagira handi bikamunanira. Kubera ko atageze. Kubera ko nyine we no kuvuga ngo yakinaga ariko bamuhaye. Akaba atacenga ikipe yose. Inde byananiza. Cristiano nyine. Munanira hese.
none se hano kimubona kuri televiziyo ari Nasiri ahubwo ntabwo ujya ukurikira ari Nasiri ni yepfo iyo nko kuza gukina mu Rwanda reka ni ukuri kw'Imana Ligue ihemba abakinnyi beza ku isi wowe ni nepfo yo ngiye yajya abakecuru ntabwo ejo bundi wabonye za Sosa Awards none kugira ngo wemere uzi ko bahaye Mbappe ibyo ashaka byose ngo ajyeyo cyangwa abana bakoroze bakanga buriya ni ukuvuga ngo Cristiano ni umukinnyi w'umuhanga ariko nawe yatekereje ni ukuvuga ngo ikintu kimwe cyo ugomba kumenya hari amakipe ari brand kuri iyi si sibyo ntabwo umuntu yakubwira ngo ujya muri Man U undi akubwira ngo ujye muri Real ngo nurangiza ujye muri Man U kandi Real ihari urumva so ikindi cya kabiri ntabwo nese we na Cristiano asubire muri Real kandi ariyo yari arimo muri Real ngo ajye muri Barca se kandi ari umukeba wayo oya yajyamo byari byoroshye ntabwo yajyamo oya yagiye suzi ko yavuye muri Real ajya muri Juve ageze muri Juve kubera ko burana kuvuga ngo umupira ushira ugasigara ku magambo natwe twarakinnye umupira uraza hano ugashiraho ugasigara mu mavi hano mu matako ugashiraho ukabusigaya ari we mpamvu abakinnyi bose bavuye ku mupira basigara bogeze babyumvije ngo nakoze ibi ariko yarabikoze urabihakana se umva se urabona bazi Zinedine Zidane bari mu bantu bakinnye umupira kandi bari bazi umupira sibyo ariko bitavuze yuko ntago wabwira umwana urimo kubyiruka ubu ngubu muri iyi generation noneho wabonye ba Ronaldo na ba Messi nako wabonye ba Ronaldo na Nuza na Messi ngo mubaze ngo bazi Zidane ni bantu ki urabyumva neza ni nkuko buriya mu Rwanda jewe buriya umukinnyi nakundaga kera bamwitaga Pablo kinaga muri Mukuru none muri Sport habagamo bitaga Cedric nawe nakundaga Cedric Bakam yes none hakaba n'undi bitaga w'Imana Abdul Kakara nuvuga ngo nabantu bakinaga kuri numero 8 na numero 6 ariko Pablo banze yakiraga kuri 11 cyangwa kuri 7 bari bazo umupira babyumvishe ariko nukuvuga ngo babyumvishe ikino kiragano cyabametse cyo cyarangiye abona no turabona abantu ko Mbappe urabona muri iyi minsi bimeze nk'ibyanze harande byaranze muri iyi minsi ntago wapfa kuvuga ngo byagenda gute byagenda uzi kuzi n'umupira kwe uruva harande nawe uramuzi cyane ndamuzi akinira ihe kipe kinira Man City yavuye muri Dortmund abaye uzi ko uri n'umustar man uzi n'imipira urayizi cyane je bana umuntu bakurikirana kamacu je narenze ko ibintu byawe byose byaro kwirira ariho show yibera je bana mfana Arsenal ufana Arsenal ay izo tware dutsikubise 3 bitatu kimwe wa urebye nabo batubanje nawe urebye reka kabisa match urayisoza bana twakubiswe n'igitego n'umunyakameroni wanutse bana ntabwo bundi bijya bikunda kubaho ati igitego muri Angleterre yameje nk'umuntu ugiye gupurasa nga passe ahita hindi garidiye bana ntiyamenye aho byagiye ariko urumva ngo Arsenal muri iyi minsi ikaba ishingiye ku mugaridiye ari igitego cya kabiri yari yitsinze bamukubise umupira bamukubise ishoti rero agira gutya awusubizayo raya ariko noneho buriya akaba agira size musanse yihuse yo guhindukira vuba cyangwa yo kujya gufata ikintu vuba bana aragenda umupira ukuramo ku murongo yagize ariko nyine arawudahugwa hanze ese wigize ugeragezaho gufata mu izamu nagiye mu izamu ngo narafata ngaho ibaze uramutse uhagaze gutyo uri mu izamu aho ukuboko kutagera inda yagerayo koya no kuvuga ngo buri akaboko n'inda biratandukanye kuko akaboko kajya kujya ahantu kubera kuvuga ngo buri umugaridiye niwe ugira ibitekerezo byihuse kuko no kuvuga ngo hari igihe baba abaze ko bagiye gutera hariya none umupira ukawaje anawureba umukinnyi akawudeveye ukagizura hariya bikabisaba ko yitongera ukitugaruka ubwo siyo ngano yabasha kugerayo ko yangi hari ibiza ukihagaraho karampa ubuze kugira ngo batavuga ngo wahagaze ariko byo nta kundi babigenza nawe uri mu bantu bajya batekereza ko bazajya kwibagisha inda kugira ngo byene bite kugira ngo ujye kuri size ntoya niyo wagira ute sinagukundira nziza y'abasirimu oya ese urabona iyo ndarinda kuba umusirimu ni mu mutwe urabona iyo ndarinda y'ikinyejana ino sindi ntwaye iki waravuze hagiye ngo niyituma ngo oya no kuvuga ngo kugira ngo ugire inka nyinshi wagira inda nziza hanyuma indi kagufasha iki
indi ikagufasha iki? inka hari ikintu zagufasha none hari igihe biba ngombwa ko inka zigusaba ibintu byinshi, zirwara, zikeneye imiti, zikeneye ibiryo, iki muri ibyo byose iyo ndase iyo indi gusabye bikomeye. Urabona biriya byatsi biri hakurya, wanabitambikamo, ubu wabisoroma ukabirya cyane rwose. ubu washonje n'ibyo byatsi wabirya ni vuba vuba. reka gira gutyo ture ibaza iyo nda yagiyemo ibyatsi byaba bimeze bite? none se ko hajyamo ibiryo ntabwo dushyiramo imbuto se cyangwa imboga? Reko iyo nda urabona yagiyemo ibyatsi, icyaba gisigaye ari iki? Yabitwika. Yabitwika. Nyamabo, ugeze hehe plani zawe zo gushaka uyu mwaka? Waravuze yuko ugomba gushaka umugore we yarabonetse? Ntabwo ndamubona, ahubwo ntabwo mu diaspora araboneka? Oya, ntabwo ari mu diaspora. Mu diaspora se n'uvuye Igisenyi kabari we aho azaturuka hose nzamwakira. Kandi bazagukwa. Mbonaho kugira ngo uko ari we bazakwa. Biba byiza nabona umuntu unywa. Ukeneye umuntu uzagukwa akagukura iwanyu, akankura iwacu, hakobwa abakobwa aribo bahesha ishema ababyeyi babo, kandi ari uburinganire bagakobwa. ubu buringanire bwawe nuko nawe wakobwa. reka cyane niba bavuga ngo umukobwa murashoboye, ntihagira umukobwa uzanywe nyine, ntihagira umukobwa wiyaminiye azagukwa, azanywe tureka ashoboye. ubwo si iyo ndazayitunga ibasha. Oya, ibizajyamo ibizajyamo ntabwo byabura. Showa umunsi byabuze ntuzamurya. Oya, warya umuntu se. Abakobwa bagukurikiye rero sasa bagukunda, tubahereza ikaze ikwanya mabondo bondiste. Uri ku isoko ry'iki? Ry'urushako. Ndi ku isoko ry'urushako. Ibiciro nabigabanuye. Ibiciro nabigabanuye. Ubu ngubu umuntu uko yaza yifite ko ariko kose nta kibazo. Bitarenze inote ya senkisi. Bitarenze inote ya senkisi. Kuyiguha mu buryo bwo kugukwa. Urashize ko igezaho hirya gato microphone. Ubu ngubu ugiye kujya ukobwa, ugiye gukobwa nk'uko umukobwa akobwa agakorwa iwabo. Cyane rwose. Nanjye bankwe nyine. Ugiye guhitamo umukobwa muzabana, ni ikihe kintu wagenderaho muri wowe? Kintu nagenderaho? Face. Ukunda agasura keza. Reba hano muri kamera. Ifese cyiza cyayo. Ubu ndagira ngo ibyo bintu bivuge neza n'abantu bakurikiye cyane bakureba. Mvuze ifese ni ukuvuga ngo iyo ushatse umugore mwiza, niyo ugize imana ugapfa cyangwa ukagira imana bakagufunga, ni ukuvuga ngo abana bariga. Ariko iyo ushatse umugore usa nkanjye, biga mu buhe buryo se? ni ukuvuga ngo tubare, hari igihe umunyoro nkawe utwaye imodoka cyangwa iki, wabona ukabura abagabo bakunda abagore b'inzobe, wabona ukamusuza ati mwiriwe madati, kureba kujyana n'amaguru se, ati hano imbere hato, hano imbere gatoya, ati ngwino nguhere iyi foto, wagera imbere wenda ukamwikoraho bwomba ukamuha izo vene, urumva abana baba bariye. Ariko umugore usa nkanjye abana baba marine. Ndagira ngo noneho turimo turagana ku musozo, uhaguruke. Ibyo tugiye kuvugana twese uhagaze. Urabona ko mfunze muri konine ngiye nshatse gorilla. Wabonye ko nyihisha? Wabibonye wowe? Ubija turayihisha. Ndayihisha. Baba we, ubwo ni gutyo uhisha. Ni ngombwa ko baba ngo uhisha muri kaburimbo. Nubwo uhisha muri kaburimbo. Ubwo wayihisha. Nahishe kabisa. Nyamabo. Karame. Wize imibare? Imibare hoya ntabwo nize imibare ko ntabwo mbwira twumve. Mbwira twumve tugiye kuza atari gukuba. Ngubwira imibare itarimo gukuba. Ubwo dushyiramo guteranya no kugabanya. Kugabanya se byo urabizi? Oya, muri ibyo imibare twabiretse mbaze ibindi. Nkubaze ibindi. Ujya ukurikirana ibintu bya politike? Nk'abayobozi bayoboye ibihugu. Ngeri rimwe ndeba amakuru. Ureba amakuru? Ujya ureba amakuru? Ninde perezida wa Burkina Faso? Perezida wa Burkina Faso? Si muri bana bakubise kudeta se? Niba ari biya. Niba bakubise n'aya makudeta y'uruka y'abasirikare. Niba ari biya, niba ari gutyo. Ukomeje ku kintu cy'abasirikare. Ujye utekereza kuba wajya mu gisirikare? Oya, ntabwo byigeze binzamo. Nabyirutse numva ko nzaba umukinnyi ukomeye w'umupira w'amaguru. Umva ko uzaba umukinnyi? Biza kukuvamo gute? Nza kubyibuha nyine. Uza kubyibuha? Kubyibuha nicyo cyabigukuyemo? Nicyo cyabinkuyemo. Oya, gukina umupira narawukinnye. Ariko nyine nyuma ndabyibuha, ariko ngira mbyibuha ntaho ndahagera. Ubu uyu munsi wa none gukina warabihagaritse? Narabihagaritse nyine nyina mu bavetera. Ni nk'ikihe kintu uba wumva ukavuga uti wenda ukuyeho ubushobozi bukeya cyangwa budahagije, iki kintu mbonye ubushobozi nagikora? Mbonye ubushobozi nagikora? Yego. Ikintu, hari ikintu buri umuntu wari wese aba afite mu nzozi ze, sibyo? Kavuga uko byagenda kose kino kintu mbonye ubushobozi nagikora. Mfite ubushobozi nakora, numva nacuruza piyese z'imodoka.
umva wacuruza piyese z'imodoka kandi ko kuri n'umutekinisiye wazo. Yes, pièce de chance kabisa, mba numva ari ibyo bintu bimbamo. Spares. Spares. Numva ibyo bintu nakora kabisa. None se ni iki kintu wabwira abantu bakurikiye Wisdom TV Rwanda mbere yuko dusoza? Bano buvangura muri munsi twageze ku itariki 2. Twatangiye umwaka neza, tumeze neza. Umwaka neza n'abafana badukunda n'ababuze urubyaro barubone. N'abari barubatse inzu zitaruzura muri uyu mwaka bazuzuze. N'abarubuze urubyaro bagutumira urubashakira. Oya. Ntago ngiye ntanga imbyaro. Ese nta kuntu umuntu ashobora kuba wenda iki n'iki ukaba wabyinjiramo. Oya, ibyo ngibyo n'ubuvuga ngo n'ubusikamo. Yesu njya mbyema ntago ntanga urubyaro. Nta nubwo ngiye uvuga ibyo ngibyo bikorwa n'Imana. Uvuga ngo nyine ikuvuga ngo abarubuze barubone. Biturutse ku Mana kuko niyigira gute. Nitanga byose. Nitanga byose. Mbere yuko dusoza reka dushimire iyo bita Vision Park. Ni hanini kandi gira intuza nziza. Tente ya Danje iba hano i Kanombe. Umuhanda keke 118 kwa Dodo. Igikata kuri kamera yo kwa Dodo iri hirya gatoya muri metero nk'ijana zonyine. No babwire nomero bajya babashakira. Tubashimire yuko bakomeje kubana natwe umunsi ku munsi n'abantu badushyigikira mu bikorwa byacu bya buri munsi. Bifite nyirayo manager wayo witwa Margaret. Reka tumusoze tumutera kamara. Margaret gumaho ndakwemera ubumbaye umufana wawe. None se Nyamabo mbere yuko dusoza sibyo? Uyu mwaka watangiranye ingamba nyinshi cyane. Iya mbere ni iya cano turi hafi gutangira kugira ngo igende neza. Iya kabiri ni iyihe? Nayo kugura akavatiri nkajya ngenda mu nanjye. Urumva ushaka kuzajya ugenda wicaye? Ngenda nicaye kabisa. Reka tugushimire wakoze kuza. Yego. N'ubutaha twongere tubane mu biganiro byacu by'ubutaha. Ni Fred, mwakoze cyane. Ciao. Ciao.